abakora akazi ko gusoroma icyayi barinubira ko amafaranga bahabwa adahwanye n'ayanditse mu masezerano y'akazi ngo bigatuma baho mu buzima bubi batari biteze. Abo twasuye nabo mu karere ka Rulindo na Rutsiro bavuga ko mu masezerano bagiranye n'inganda arimo ko bazajya bahabwa amafaranga 500 y'u Rwanda ku munsi, none ngo bakaba babarirwa amafaranga 40 ku kilo kimwe cy'icyayi, ugasanga batahanye ntica nikize. Sendika y'abakora ubuhinzi n'ubworozi yo ivuga ko koko amafaranga bahembwa ari make cyane, ariko ngo hari gahunda yo kuganira n'ababishinzwe ngo harebwe icyakorwa. Emmanuel Hakizimana. Ariko ugasanga umukozi amaze imyaka 20 nta cyarigezaho na kimwe, nta ntama afite mu rugo, nta hene afite, yewe nta n'inzo kuba afite. Ubuzima bwacu bujya hasi kugira ngo butere imbere. Nkomaze imyaka 20 nkurasorwa te wakora amafaranga 400 se ukeneye kurya no kunywa ukaguramo itungo ntarye. Aba ni bamwe mu basoroma icyayi bo mu ruganda rwa Sorwateho mu karere ka Rulindo. Bose bahuriza ku mibereho mibi yabo iterwa no kuba bahembwa intica ntikize, nyamara mu masezerano bavuga ko basinyiye guhembwa 600 ku munsi, ariko kuri ubu bavuga ko bahembwa amafaranga 40 ku kilo. Ibintu bavuga ko bigoye ku buryo kugeza n'amafaranga 800 ku munsi atari byoroshye. Ibintu bavuga ko kandi bihabanye no kuzamura ireme ry'imibereho yabo. Amafaranga bahembwa ku kilo cyari makeya, cyangwa se abasoromya ayo bahembwa no gasanga ari makeya. Nkatwe wacu ngaho kilo cy'icyayi ku musoromyi n'amafaranga 40. Wareba nk'iki gihe cy'impeshyi y'izuba, kuba uri umusoromyi ukora amafaranga 40 ku cyayi ugaciro 4 cyangwa 5 ayakore amafaranga bakwandikira, urumva ni kibazo ku mukozi witwa ngo arakora ku cyo amafaranga 200 ufite abana 3 4 5 hahira nawe ubwo ugomba kuryumva ko amafaranga ntacyo yakumarira. Iyo rero birekaramye nkuko nguko kuba dukuriye mu nzego zo hejuru nk'abo bashinzwe iby'icyayi, cyane cyane nko mu ruganda iwacu, umva bakubwira ngo niba udashaka gukora ayo ngayo ngo akazi akareka aho ngaho. Rero ukumva ni nko kuduhima. Iyo urekaramye ko amafaranga ari make wakoreraga nkatwe ku musoromyi, ayo mafaranga baravangwa niba utayashoboye kuyakorera ngo akazi akareka. Ariko ugasanga umukozi amaze imyaka 20 nta cyarigezaho na kimwe, nta ntama afite mu rugo, nta hene afite, yewe nta n'inzo kuba afite. Aho ugasanga igihe cyose ari mu ideni. Nk'ubu umusoromyi cyangwa se umukozi nyakabyire kamve ko umusoromyi cyane, kontra yabo isohokara amezi 3, ariko wakandika ngo salary par jour ni 600, kandi ugasanga amaze imyaka irenze 5 icuma amafaranga atarakora n'umunsi n'umwe. Ibaze kontra yo kwandika ngo kuri 600 kandi imyaka 10 igashira uwo mubyiza atakoze n'umunsi n'umwe. Barazisinyira rwose ku mbaraga. Ubuzima bwacu bujya hasi kugira ngo butere imbere. Nkomaze imyaka 20 nkurasorwa te n'umushahara mukeya kubera yuko ikiro cy'icyayi kugeza isaha ari kuduha amafaranga 40. Wareba imvune irimo 40 n'amafaranga make cyane. Buri mwaka bongeza abanyakabyizi bakabatereraho akantu, ariko kugira ngo bazongeze ikiro cy'icyayi ni ikibazo byaranze ngo bituruka mu ntera ndende simbizi. Ubwo kugira icyayi rero dusanga bigayitse cyane. Ubuzima abasoromyi b'icyayi turimo ntago aribwo twagagombye kubamo, kuko ubwo turimo buragayitse, ntago wabushimira uwawe. Urumva natangiye mbabwira ku kiro cy'icyayi ari makeya, cyo kuri hari n'akantu kakashimwa tujugunyiraho ko kutubeshya kamashyengo. Nabwo wabona iminsi bagennye utayikoze ugacyura ubusa. Twifuza ko ikintu cya mbere twifuza ko inama yaterana bakaba bakongeza ikiro cy'icyayi kugira ngo natwe tugire icyo tubasha kubona, tubona agafaranga twiteze imbere, tugire ubuzima bwiza. Wakora amafaranga 400 se ukeneye kurya no kunywa ukaguramo itungo ntarye. Ku murongo wa telefone twavuganye na Emmanuel Ngendambizi, umuyobozi muri sendika y'abakora ubuhinzi n'ubworozi Senitarayeri. Bemeza ko amafaranga babona atajyanye n'amasezerano basinye, ariko nicyo basaba mifotora nk'urwego rw'igihugu kugira ngo hazamurwe nibura amasezerano y'akazi kuri buri mukozi uwo ari we wese. Ibyo mutubajije ari byo niko biteye. Amasezerano y'abasoromyi b'icyayi cyangwa y'abakozi bato bakora mu cyayi abariye ku giciro cy'umunsi nk'amafaranga 600 k'ikiguzi cy'umunsi, ariko bo bagakora bahembwa bishyurwa amafaranga 42 ku kilo cy'icyayi. Yego, ngo ndavuga mu gice cya Sorwateho Rulindo n'andi nka Rutsiro mwari muvuze. Mu gukora aya masezerano umukoresha abikora agira ngo abashe kuzishyura ibigendanye n'imirimo rusange. Aba bakozi bashobora kudakora gusoroma akazi ko gusoroma icyayi gusa,
ahubwo bagakora mu mirimo inyuranye. Bafite indi mirimo bakora ibarirwa ku mibyizi, harimo kubagara icyayi, harimo gutera amafumbire. Aya masezerano baba bafite abariwe ku gihembo cy'umunsi abafasha kugira ngo babashe kwishyurwa iyo bakoze muri iyo mirimo. Icya kabiri, afasha umukoresha kugira ngo abashe kubabarira amakonji annuelle. Aya masezerano kandi none abafasha kugira ngo babone ibiruhuko byo kubyara ku badamu babyaye. Kuko nanone iyo bari no mu kiruhuko cyo kubyara bahemberwa kuri aya masezerano bakurikije iminsi y'ukwezi y'imikorwa umubyeyi amaze aruhutse, hanyuma bakamuhemba bakurikije ari amafaranga agaragara muri kontara 1,600 ku minsi y'ukwezi nk'umukozi wakoze iminsi y'ukwezi. Ku kijyanye no kuba abasoroma bahembwa intica ntikize bigatuma imibereho yabo irushaho kujya hasi, Emmanuel Ngendambizi yemeza ko babayeho nabi ndetse nta n'uwategereza iterambere kuri bo mu gihe yaba nta n'igihindutse. Icyakora barema agatima avuga ko turabizi rwose ko ari amafaranga ubariye uko ibiciro ku masoko bimeze n'amafaranga make cyane. Kenshi usanga abo bakozi bakora iyo mirimo yo gusoroma icyayi ari nabo n'ubundi bagabwe bafite imibereho iri hasi cyane, bakeneye rero ko hari icyajya ku mushahara kugira ngo nabo babashe kuba bagendana n'igihe tugezemo. Dufite umushinga mugari wo guhura na sekiteri yose y'ubuhinzi n'ubworozi, cyane cyane abakora mu mirimo y'icyayi, ibikorwa bibyara amafaranga twavuga ko bicuruzwa mu madolari, kugira ngo barebe uruhare rw'uriya mukozi muto mu kuzamura ubukungu muri iriya mirimo iba yakozwe mu gusarura cyangwa kugeza ku isoko umusaruro uturuka muri ibi bihingwa.